babarira wihangane sibyo kandi ndagukunda sheri ndagukunda sibyo amajoro yose ndakubona mora nkurota buri munsi ndagutekereza kuko ngukunda byahebuje ibyo ni ariko se kushaka kumwongorera amana ibyo ni wanzanya ariko se urimo ajya kumwongorera iki wasobanuye ukuntu ibintu bimeze mbwira uyu ninde wazanye hano Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe ni Yawe TV. Tugarutse muri stories zitandukanye, ariko kandi dufite na website kugeza amakuru yizewe kandi abavugwa hirya no hino ku isi ni yawetv.com. Urayisura ukamenya ibiba bivugwa hirya no hino muri politike, mu myidagaduro, muri sinema, mu miziki ndetse no muri mico itandukanye. Ubwo ayo makuru yose ushaka kumenya n'ahandi yasanga ni kuri iyo website. Mbaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'abajene tugiye kuba twiganira kuri stories zitandukanye. Umeze fresh? imeze bo Amahoro. Umwari umeze neza? Ko witonze cyane ariko nivyo byabari. Undi umwari kera umwari bana nkanjye mabaruta. Kera umwari yabaga ari umuntu utuje wivugira make. Umeze neza rero? Nawe ni uko nguko umeze? Nawe uri umwari, uri nyampinga. Wagiye muri Miss Rwanda? oya Kuki utagiye? ntabwo byari bindi Ntabwo byari bikurimo. Wanze kwica amarushanwa. Ariko umuntu avuga ati ngiye mu irushanwa rishobora guhita rirangira, utsinda yababonetse, ndabeshya umusaza. Gatirika ndeke, n'undi utsinda yababonetse. nagiye Ntabwo bakirirwa batora, utsinda yaba yabonetse. Kaboti rero mu rwego rwo kugira ngo naza guteza ibibazo reka ngiye gute ndeke kujyayo muri ubwo buryo. Okay, tugaye ikaze kuri Yawe TV. Witwa ngo iki? nitwa Mutesi Fiona. Mutesi Fiona. Umeze neza Mutesi? Umusaza? Umeze fresh? imeze bo nayo Kombona nawe wawitonzemo ukuntu no kubera uri kumwe n'umwari utuje. aya masaha rega abantu nawe urayabona Oya gukuranye. Wowe witwa ngo iki se? yanjye nitwa Jire Jire na Fiona. Hari ukuntu wajya wandika nko kuri save the date. ziberanye ubundi nizi ngizi Hari ukuntu wajya wandika neza niyo mpamvu namujyanye mu rukiko mwarasezeranye se? Ego mubaze Mwarasezeranye mute nibyo? Mutesi reka ze gukote zuwari. Byarabaye? byarabaye Reka genda. Uzikari sawa. Hari ibintu ari ukuntu bajya bandika nko kuri save the date ukabona wabanje izina ry'umukobwa. Biriya bintu icyo bisobanuye? kuba wabanza izina ry'umukobwa. Jire hari ikintu yabitwayira? Cyangwa ubona bidasobanutse? Nk'ubu ngubu bakabanza Mutesi na Jire. Twishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Mutesi na Jire. ntabwo bijyanye Ariko murabizi ko namwe babanza umukobwa. ubundi bakagiye babanza umusore umugabo ngendo umusore wawe ndi umugabo wawe ariko murabizi ko babanza ati izina ry'umutipe. Okay. Rega baravuga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Niyo mpamvu ninjye uba ugomba kuza. Byari ibya kera mwana ubu n'ubwuzuzanye. Sibyo mute? Nibyo ariko ubu ngubu kwanga ubu ngubu n'ubwuzuzanye najya kwanga umutware w'urugo ibyo ntaho bikiba. Ni ubwuzuzanye none se mu rugo nyine mwese muba mugomba gufashanya. Ni nayo mpamvu no muri sosiyete nyarwanda muba mugomba kuringanira nyine mukagira ubwuzuzanye. Mukagira ubwuzuzanye? Okay, ubwo byo wanga umutware w'urugo ntabwo ari byo bikirya kabisa. Ariko hari imirimo umugabo atakora. Niyihe se kuri ubu ngubu? Niyihe umugabo yakora umugore atakora? Irahari. Wenda yewe hari akazi kaba kavunanye tu. Ako ndumva ntayo bitewe n'ubuzima ubayemo. Ndumva imirimo umugabo akora n'umugore yayikora bitewe ariko n'ubuzima abayemo. Nuko mbyumva. Ubwo nkihe? Wenda
wenda kamvuge nko kuri kano kazi nko gucukura amatuwarete ari umugore wabikora abasaza baduhaye barabikora reka abagore barabikora cyane ahubwo rero nyine yewe yakoje ngo imirimo wa mugabo yakora umugore atakora niyihe niyo turimo dushaka kubaza nge ndumva ntayo bitewe na situation mubayemo sha yari yose iyo nakora nawe yayikora gusa bitewe nuko tubanye mu rugo nango nk'umugore cyo kwatetse ukaboza amasahani mu rugo rwanje nawe hari imirimo ngiye nakora umugore wanje atakora yahari mu rugo rwacu ngiye imirimo umurimo wa mbere nshobora gukora umugore atakora akazi nkora ni akazi kavunanye nk'akahese umugore wanjye uko muzi mutesi ntabwo yabivamo nyine nirwa akazi nyine kaba kambanye kenshi aha nahe hari igihe ntataha hari igihe ngerute ari ubaye ukora ako kazi niyo mpamvu mushimira aranyihanganira cyane ndamubwira akanyumva tu akazi ntabwo biba byoroshye akazi nkora ntabwo yagashobora wenda akwa gutatubwiye reka tukareke Zekeza urimo woza nk'amasahani mutesi atetse ariko nta n'ikintu bitwaye muri weekend n'ubundi ndamufasha woza amasahani nge ndoza amasahani cyane ndanamutekera hari igihe arwara nese ubu umugore yarwaye wajya gushaka wabikora nawe ntabwo ari sibyo ko dufite umukozi ariko ese mutemura abana bya nyabyo yego turabana tumaranye imyaka 4 tubana reka je gahibaze nawe ko mwashakanye mukiri batose ngo ntazibana zidakomanya amahembe ariko kuva twabana ntago murakomanya wenda ntago tujya tubura utubazo nk'utwo ariko tujya tudukemura bihita birangira hari igihe ndakarira nkabyumva akansobanurira ariko birangira bikemutse icyo nkundira umugore wanjye iyo ukunda umugabo wawe nta kintu na kimwe utamwumvaho nubwo yaba yakosheje wamubabarira ntabwo mukunda muba mugomba kumvana kurya niba hari ikosa nk'amakosa ajya akunda gukora n'ayahe umugabo wawe dore ejo bundi kuri Saint Valentin tukiri aho aribagirwa dore aka gasaha sha iPhone shyiraho ari abarebe niko wambaye kuri Saint Valentin hari ababambwira ngo ese nguko nta kintu wagize iki nababwira ati reka nayo ndi mu kazi ariko n'uyu twari turi kumwe mwari muri kumwe ariko murabona ko akantu namuhaye ni sawa ni sawa agasahani keza kabisa mutesi we wamuhaye iki se arabizi wamuhaye urukundo yamuhaye urukundo sha cyakoze yankoreye umunsi urajya munsi biba ari sawa cyane ariko kabisa niba mumanye mu myaka tubanye na Saint Valentin y'uyu mwaka kabisa tu naremeye nta nubwo bizamvamo urukundo zikabije n'inshuro magana cyakoze urukundo rwariyongereye kabisa muti hari abantu bavuga ngo gushaka ngo ni ibintu ubushobozi nabwo burakonta nawe ni kubyemera njye mba mbona icya mbere n'urukundo kuko ibindi byose birashaka kuko urebye ugiye kurebera ngo uriya musore afite ubutunzi uriya ntabwo afite icyo gihe uba wibeshye kuko ushobora gukunda umuntu ngo ni uko afite ubwo butunzi bwashira ukabona n'ubundi rwa rukundo narwo rurangiye rero icya mbere wakunda nyine uwo ukunda mukabana mu bihe byose murimo n'ubwo butunzi mwazabona ushobora kuba rwose uzubaka ariko umugore wanjye arabizi bitewe n'uko twabanye duhagaze twari duciriritse sinzi ukuntu nabivuga tu gusa unadusuye ubu ngubu mu rugo rwacu tuvuga ati kabisa uzi uko twabanye tumeze ubu kaza wavuga ati cyakoze kupure niyo ubundi dushyira hamwe tu nguyu Romeo na Juliette ku rukundo rwacu urukundo rwa Romeo na Juliette se rubigisha iki ikintu gikomeye kihe nyine ni abantu bitangiranaga barakundanaga cyane nawe bumva wakitangira umugabo wawe bikomeye byagenze nka gute se
ikibazo icyo ari cyo cyose yaba arimo njye mba numva nagikemura. Yego. Nye duha urugero. Nyine tuvuge wenda bamufashe wenda yananiwe nko kwishyura ikintu runaka kandi njye mbaye mfite ubwo bushobozi cyangwa nabo ufite nagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo mukure muri icyo kibazo. Umukure muri icyo kibazo. Okay. Noneho hari umuntu yararimo ideni. Yabuze ayo kwishyura. Urumva? Uwo muntu yavuze ati uremera turyamane ideni rihaniremo. Wabyemera? Oya nanone sinashaka wanjye nyuma. Nazo ko byaba ari ukumutabara. Sijya ari ukumutabara jiye? Wabyemera? Oya cyangwa bavuga ati ahubwo ideni rikomeze ni iryo deni ryaba ringana iki bana? Bavuga ati ideni rikomeze. Ntago byakunda. Ariko waravuze ko buri kimwe cyose wagikora akora wakibagiwe se cyako ntago kari. Urumva njye n'umugabo wanjye no kuvuga ndiwe uwe ninjye. Murume. Yego. Turumasha. Rero ntago icyo nakora wenda mfite mu maboko yanjye cyangwa mfite ku rundi ruhare icyo nagikora ariko ku bwanjye hari uwo nihaye ntabwo nshobora rero kumucinyira. Hari uwo haye ubuzima bwawe. Ntabwo byahindura byo kuvuga ngo akaramata rwose mwebwe ni gahunda. Ni gahunda nyine akaramata. Nese uzi kuririmba mute? Ntabwo ndabigera. Tuye ya ndirimbo ya Meddy bita akaramata. Nese mute ntabwo uzi kuririmba? Ntabwo njya mbikunda. Ntabwo ujya ubikunda? Nta kanemu na kamwe uzi kuririmba? Hari indirimbo nigeze gukunda ndi umwana. Yego. Ya Miss Jojo. Urayibuka? Wayirimbye yose. Wayirimbye se umutware tukumva. Ndirimbira bo wawe sha. Ndibuka refre. Nta kibazo. Amajoro yose ndakubona mora nkurota buri munsi ndagutekereza kuko ngukunda byahebuje ntabwo nkubeshya gukunda bizira uburyarya nza kubera utari nzahorana nawe kugeza gupfa kwanjye kubera ko ngukunda cyane cyane kubera izo mpamvu kubera ukuntu umuhungu nabonaga yasinziriye. mwemereye akantu nidutaha agakisi. Sheri ndagukunda rata. Sinumva suzi kuririmba. Ziko mwana narengeye kurira. Emosiyo. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda we yaraje. Abuze gato yaragiye hanze. Iyo yongera wenda nk'undi muntu atari kuririmba. Aya narengeye kari kabaye nuko. Umugore wanjye icyo mukundira arankunda azi ibyo nkunda nk'ubu mwabonaga ko ntari hafi kabisa. Ese mutiko numvuze kuririmba neza iki ni ikihe gice ukunda kuri Mutesi? Igice cye sha ahantu hose ndakunda kuri buta urakunda igice cy'umubiri cyose ndagikunda. Yewe muri mu rugo Mutesi umugabo amagambo akunda kubwira nayahe? Akunda kumbwira ko nkunda ikindi kandi ko atazigera amemukira. Yego. Ndetse nakunda kukubwira ariko atazigera guhemukira. Wese ukamusubiza ngo iki? Nanjye niko musubiza nkamubwira nanjye ndamukunda kandi nanjye nzirinda icyatuma babara mu buzima twafashe. Tuzabumarana nyine twishimye kandi nubwo haba agakosa gato tuba tugomba kubabarira kubera ko dukundana cyane. Okay, ninde ukunda gusaba n'imbabazi yakosheje? Hari ukuntu abagabo bavuga ngo nta mugabo ugira mugabo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe amafuti. Kumva umugabo niwe yakosheje ntiyasaba imbabazi bijya bikubaho nawe? Oya.
twebwe iyo umwe yakoze ikosa asaba undi imbabazi kandi tukababarira mukababarira okay ntabwo bose arakuririmbi wowe se ukora iki nawe uzi kuririmba ndirimbiye sha nawe uzi kuririmba se twebwe uburyo mushimishamo ntabwo twabugaragariza hano kuri kamera tuba turi mu rugo nyine tukenjoye ndamushimisha cyane akishima kandi ikindi kuri ibyo wari ukomojeho ngo wenda ngo ninde ngukunda wenda gusaba imbabazi undi cyangwa ukunda gukora amakosa sha nkunda ko umugore wanjye nyihanganira uri ikinyamakosa nkora amakosa menshi pe ndabyemera ariko nkunda akanyumva kandi niyo ndi mu makosa akabyirengagiza tugakomeza ubuzima ese mute byiza byo gushakana abantu bakiri batoya nibi mwenjoyinga ubuzima mwenjoyinga ubuzima nyine mukabaho neza navuga ngo iki ni ukuvuga icyo uba wifuza umugabo wawe ntabwo nyine muhuje mukiri bato mwese nimba mukeneye gutembera arahita akwemerera ati ngwino tugende gutembera nyine biba ari byiza cyane kandi n'iyo mushakanye mukiri bato mubyara abana mukabona uko mubarera mugifite imbaraga bityo abana iyo bakuze usanga akenshi muba mumeze nk'urungano reka ujye ushaka kugira ngo umwana we ni nka murumuna wawe mbese ibyo biba ari byiza umwana ntiyajya agusuzugura abona mungana ntabwo yagusuzugura biba biterwa n'uburyo wamureze kuko n'umuntu ukuze ashobora kumubyara kandi ugasanga rero biterwa n'uburere wamuhaye biterwa n'uburere wamuhaye cyane rwose umugore wanjye azi ubwenge cyarabuzi pe umugore wawe mbona ariwe watanga uburere cyane mwese kari uba uri kumwe n'abana yemba mugiye mu kazi we nta burere ufite urabizi nawe sitarago z'iyi minsi ni hatari we nta burere ufite se kuki mvuze ngo ndabufite gusa nyine akenshi niba uri kumwe n'abana abaha uburere nanjye bikandenga bijya ntungura cyane sinzi ukuntu namushimira nyine nawe arabizi ariko icyo mfite cyose ndamuha buri kimwe cyose nyine hari abantu usanga babana ugasanga nubwo babanye ugasanga bafite amakimbirane muri bo ugasanga nk'umugabo nkanjye hari bizinesi nkora umugore atazi cyangwa se umugore akaba azifite njye ntazizi rero ukuntu twebwe ntabwo ari uko bimeze ntabwo ari uko bimeze buri kimwe cyose nkora umugore aba akizi n'ari amafaranga dufite aba yazi niba hari icyo yungutse niba hari igitekerezo byose nyine kabisa turakundana gusa Imana nako yarangije kudufasha ngiye kuvuga ngo izadufasha ariko izabafashe murambane imyaka 4 sirahagije oya kuba imyaka 4 igeze nta kibazo kiravuga niryo nishimye kuko abandi baramarana amezi 2 ugasanga wenda nk'umukobwa cyangwa umusore ngo yaramubeshye yagera mu rugo ibyo yamubwiye akabibona ukwezi kumwe bakaba bashwanye cyangwa ugasanga abuze ibyamuha amezi 2 ngo nuze ngo yasubiye iwabo cyangwa ari muri geto ngo kandi mwarabatahiye ubukwe mwaranyweye mukagira ute ugasanga ni ibintu bibabaje mbese mute nta bintu Jire yakubwiraga mukiri abasore mwabanye ukabona yarakubeshya oya ntabyo Jire nta kintu Mutesi yakubeshya inyangamugayo oya Mutesi ntabwo yigeze ambeshya yambwije ukuri gusa nanjye bihurirana nuko namuhaye ukuri kwanjye tubana mu mahoro urukundo mbese kabisa rujya mbere na n'ubu ahubwo uko imyaka igenda n'indiza nibwo agenda nyibonamo kurusha rugenda ruba rushyashya wagira ngo uzi ko umwaka urashira 2 na buri munsi ukagira ngo ni abantu babanye ejo mu gitondo urukundo rwacu ntabwo rusanzwe ariko n'ubusanzwe ukora komedi n'undi wagira ngo ujye umusetsa cyane Mutesi cyane nkora komedi ndazikora amafilimi ndakina arabizi nawe arabikunda gusa uzi gusetsa
gusetsa gusetsa ndasetsa ariko ni ibintu mba ngomba kumanza gutegura akareka umuntu uzi gusetsa ntabwo bitegura ntabwo ari ibintu byizana ntabwo umuntu uzi gusetsa bitegura akikuborosha guhita ahanga akantu kakagusetsa igihe twatangiriye ikiganiro usetsa inshuro zingana n'ubu urasetsa mbese ubwo kabaye bitewe n'uko bigenda biza rwose ibyo bintu byawe byo gusetsa ibinyuzara cano nkorera ahantu henshi gusa ubu ngubu ndi gukora filimi bita ubwihisho series ica kuri cano ya GNTV Rwanda niyo filimi ni yanjye filimi ni yanjye buri cyumweru nsora agace ubwo nyine uko nzagenda ntera imbere kurushaho niko nyine ubwo ibikorwa nyine nzabyagura kurushaho byibura kabiri mu cyumweru niyo ntego nshaka ubwo ikintu nashishikariza abantu bajye kuri channel GNTV Rwanda bareba iyo filimi ni filimi nziza yitwa ubwihisho irimo inyigisho zigiye zitandukanye ndetse n'umugore wanjye ndifuza ko mu minsi iri imbere atangira gukinamo hamaze gusohoka episode 3 zo ziri hanze gusa twari twayitangiye mu cyongereza ariko bitewe nako cyaje gukama bitewe na oya filimi tayito nyine tayito yari iri mu cyongereza ariko nyine bitewe n'ukuntu irimo mu kinyarwanda kandi n'inyigisho zirimo bitewe n'abafana nyine tuyihindurira izina tuyishyira mu kinyarwanda Dehayidi tuyishyira mu kinyarwanda ubwihisho episode ya 2 na 3 biri mu kinyarwanda hatagira umuntu rero ujyaho agasanga wenda rimwe ni Dehayidi kabiri biratandukanye ngo bimucange nuko bimeze kandi inkunga yanyu share subscribe ni inkunga ikomeye tugakomeza kubaha ibikorwa bikaguka bikajya mbere handi wansanga imbuga nkoresha IG buriya cyane Jire 250 Jire 250 wansanga IG WhatsApp sinzi ni ari ngombwa kuko ese muteye umugabo wawe wumva wibire kuri social media wano uzamugumana ubu oya nzamugumana nta mpungenge zo kumubona ariko se ubundi nde wakazigize wa mugani hagati yawe n'umugabo nawe yakazigize kuko ahubwo umugabo niwe wakazigize wewe witwa ngiki wewe witwa ngiki kuri social media hari filime nyinamo yitwa Isomo na Nditicha uri mwarimu n'indi yitwa Ishyamba Ritazwi nakina nyine umukobwa uri muri iryo shyamba ariko naburiyemo icyo ni ikindi tutari twababwiye turi n'abakinnyi ba filime mwese abasitari umutuba ni urugo rw'abasitari we nta mpungenge ugira se uko bamugutwara ukareba ikofi yawe ukabona ntabwo ihagaze neza ko watse uyu mwari niyo mfitemo sengisa cyangwa ngahe cyangwa turi bunaburare ndabizi ntabwo yanca inyuma bitewe n'ukuntu ankunda nta mpungenge ujya ugira nta mpungenge nta na nkeya tu biterwa n'icyizere uba wararemye mu muntu byararangiye ubu baravuga ngo ni uguforomata umuntu mu mutwe byararangiye wajya bishegere so kwirara harya umuntu wabana n'umuntu akumva nyine yaramufatishije akaba yakwirara wenda oya nta mpamvu yo kwirara cyane ko nabizi ni ibintu nkubwira buri munsi ari ukwirara yaba yarabikoze kera bitewe n'ukuntu maramushimira aba yariraye rero ntabwo biraba kugeza na n'ubu ntabwo biraba kugeza ubu ngubu kabisa none se mwabanye muri batoya ibigeragezo ntibyabura hari abasore nawe baba bagushaka bifuza ko mwakundana hano uriya wenda abakobwa bamwifuza ibyo bintu se mubihandoringa gute Fiona we icya mbere ngewe abambwira ko bankunda cyangwa bifuza ko dukundana babwira ko ndi mariye kandi mfite umugabo nishimira umpagije ku buryo nta bandi nkeneye mu buzima bwawe wenda bemeye tukaba inshuti zisanzwe nta kibazo ariko kuba bambwira ngo turagirana umubano urenze oya nta kintu ntabwo ari ibintu byawe tubakatira utagatiye by'umubano bivemo mbese wa musaza wora bishobora ibyo bintu cyangwa bote bwombi be hanyuma wikomereza oya nanjye nsa nk'aho ari ukomeze niyo bibaye ndaza nkamwereka nkubwira ati uyu muntu ameze gutya ari kungendaho
tukaba twamuhamagara ahubwo njye ndi kumwe n'umugore wanjye tukaba twamuhakanya nyine bikarangirira aho ngaho mukamuhakanira muri kumwe turi kumwe njye n'umugore wanjye ngomba kuza nkabimuganirizaho ngati umuntu uyu n'uyu bimeze gutya twahita dukemura ikibazo tukamuha ubwo urumva nawe iyo bigenze gutyo nta kintu yarenzaho cyane niyo strategy mukoresha niyo dukoresha bango muri tanya tumuhakanira ntabwo ngo ngewe ngo ngiye kubyikemurira nta mabanga mbese ntabwo ari ibintu bikwiye umwuti dore nguyu ndebera ari kumpa amafoto ari kumbaza iki dore ubu SMS tukahita tumuhamagara muri kumwe nta nubwo tumubwira nabi tumubwira ati ibi bintu hapi umugore wanjye nguyu gazo umugore wanjye n'uyu nguyu cyane Uyu ninde muri kuganira ngo ibyo numva mu matwi yanjye ni biki shari bite mwana abyishe ngo bimeze bite Uyu ninde muri kuganira uyu nguyu uyu nguyu nyine urabibona tu arabona ibiki nsobanurira uyu ninde uhagaze hano azavuga ngo sheri ibi ni ibiki icyizere naguhaye waragitakaje ujumbwira ngo tukirimo kuganira se bose bitambikamo baza ngo sheri yego sheri wanjye ahubwo si ninde bari kuganira ko ari ninde ahubwo wowe uramara iki hano ndamara ikintu nje kuri sheri wanjye umva sobanura ibi bintu biri hano njye ntabwo nzi ibyo ari byo sobanurira ni ibintu bimeze rero mwana wipfura ibyatsi ariko sobanura egura na se okay nari iki kiri muri bya bibazo navugaga mu kanya mbese iyo hagize umuntu mushyashya uza mu buzima bwanjye kandi atari ngombwa mbasha kubibwira umugore wanjye kwa kundi wowe bite byawe ako se gushaka kumwongorera mwana ibyo ni wanzanya no ako se urimo ajya kumwongorera iki wasobanuye ukuntu ibintu bimeze mbwira uyu ninde wazanye hano ninde sabwo wowe urakora iki hano uyu ni sheri wanjye sheri wawe ako se mwana wakemuye ibintu neza wowe wakemuye ibintu neza ukamusobanurira ibi ni iki cyawe uyu ninde hano uyu ni igiki hano ahagaze hano wowe ujya kumwongorera amusobanura ukuntu ibintu bimeze kanyemura ikibazo sibyo we wanzanye kuri televiziyo uri kumbeshya uyu ninde nawe wazanye hano biriya byari ibintu by'agatwiko biri aho nawe urabizi umbeshya ko nkunda dukundanye hafi umwaka n'igice uyu ni umugore wanjye nyine tumaranye imyaka ni nka bya bibazo nyine uyu mukobwa mwana umva muko mujye mureka kwishinja ku bagabo b'abandi uyu mukobwa tumaranye iminsi amaze iminsi nyine ngendaho n'iki ngo nkugendaho wanzanye hano kuri nuza tuvuga ko tumaze umwaka n'igice tugiye gukora ubukwe umugore wanjye n'umugoroba kubikubwira tukabikemura tujye dukemura bya bibazo abahungu ko muri babi umwaka n'igice wose mwana wabeshye ako se wowe nuwango wowe sobanura ibintu uko bimeze urumva sobanura ibintu ukuntu bimeze urumva sobanura ukuntu ibintu bimeze nabe mukirije amarangamutima y'umuntu wanzanye hano dukundana tumaze umwaka n'igice turi gupanga ibintu byo kwaranga ngo ufite umugore ngo mumaranye imyaka ingahe ni umugore wanjye mumaranye iki gihe kingana gute dufite ntabwo nabyemera mbese uwo nguwo mwari muziranye niwe nguyu muziranye mwana ibi ni bwa bukobwa nyine navugaga bujya bungendaho nkaza nkabwira umugore wanjye tukabikemura gusa n'uyu munsi nari ndi kubitekerezaho nyine twari kuva mbibwira umugore wanjye wowe kitari wamubwiye se mwana umwaka n'igice tumaranye ariko kitamubwiye ko tumaranye icyumweru tumaze icyumweru kandi mbese ko kitamusobanuriye we ngo umubwire ko ufite umugore kuki muhemuka ko nafite umugore se ubundi njye nigeze nkundana nawe koko mwereke se amacati bikwereke wowe ibyo wirirwa umbwira sinzi ifitemo hano ngira ngo tuzajya mu rugo shobora ntabwo twakundana genda umugabo ndubatse mfite umugore n'abana uyu ni umugore wanjye uyu ni umugore wanjye nese ubwo urabikemura gute mwana nese fiyo ubwo birakemuka bite ibyo bintu sheri ibi bintu wabikoreye iki ibi bintu ntago nkunyuze sheri dusanzwe dukemura ibibazo narakwizeye urarengera none uri kunca inyuma urankora wose nukuri ndagukunda urankunda se ukajya kuneneka iyo myaka yose no ahubwo ni gutya muza mugutende umwaka n'igice cyose murekurane ubwabo tutubwa mpese ese mwana umva nawe so nyura hano nigende ese mwana wowe urumva hano ibintu nawe ubukoze ntabwo ari ibintu biba biri seriye wowe urumva niba ufite umuntu we mukundana warangiza ufite n'undi ntabwo wagiye ngo umusobanure ukuntu ibintu bimeze urumva biba ari byo bana Fiona umubabaje
sheri wanjye ariko buriya turiyunga dusanzwe tugirana ibibazo byinshi nk'uko twabivuze ibibazo ariko ibi birarenze sheri ibi birarenze ndabizi birakemuka ukanca inyuma nani ndagusobanuye arekana niraninja urabona ngende umugore mubi ku buryo nta ubonye unese urabona namwemera njyewe ubona nakwemera iraninja mwana ko wamuzanye hano hase muzana hano bya irani imitwe njyewe namuzanye hano kumarikiza yakubwiye ko namuzanye hano kumari reka urarabeshya agakobwa mbyaye kariya umukobwa wacu ikibazo abagabo iyo tubizeye muradukoroneza narakwizeye ndagukunda mu ikizere cyanjye ariko reba ibyo unkorera ihangane sibyo ni wowe nkunda si ubyumvishe ko nanagashebeje imbere yawe mbabarira wihangane sibyo kandi ndagukunda sheri ndagukunda sibyo ese ubwo ngubwo mwana wowe urumva nawe ntabwo barasobanuriye ukuntu ibintu bimeze niba umuntu mwaje hano kuri kamera muganira bisanzwe ntabwo wamubwiye ko ari nta bintu birenze birimo urumva yaragiye abifata nk'aho ari ibintu biri seriye ubwa mbere umugore wanjye arakaye gusa nanjye birambabaje pe mu myaka ine tubanye ubwa mbere umugore wanjye arakaye gusa dusanzwe dukemura ibibazo byinshi buriya nitugera mu rugo ndamusobanurira sibyo bibe ndagukunda reka nazirangize twigendere mwana se mwicare dusoze ikiganiro cyane wamugiye icyo kiganiro cyanyu rero sinzi kabisa urabona haba hajemo ibintu by'ibibazo ajye kuvugana n'uwo mugore wanjye mwana ibindi ubundi sibyo none se iyi minsi nazo zisigaye